nanone bahaye ikaze kuri Rwanda Forever, njye nitwa Edi Rwanda. Rero uyu munsi n'ubundi tugiye kunyura vuba vuba mu nkuru ngufiya ndetse mu kiganiro cy'inkuru y'umunsi nk'uko dusanzwe tubibona, tuganira ku mateka ndetse n'imihango ya kera, ndetse mu nkuru y'umunsi tukareba mo rimwe na rimwe inkuru irambuye ndetse inkuru ikubiyemo inama yakugirira umumaro. Rero twihuse cyane, uyu munsi mu nkuru y'umunsi dufite inkuru y'umwana. Tujya kureba uko umwana w'imyaka 15 yonyine y'amavuko yabashije kurokoka jenoside yakorewe abayahudi mu 1944. Ubwo nibwo we ibyo byatangiye kumubaho, ndetse nibwo yari afite iyo myaka 15 akaba yararokotse jenoside yakorewe abayahudi. Rero ntabwo turatinda, turabanguranya kugira ngo twumve ndetse tugire amasomo atandukanye turi bukure muri iyo nkuru. Ni inkuru y'umwana witwa Elie Wiesel, ndetse uwo Wiesel akaba yari umwana w'imyaka 15. Rero twihuse cyane mu nkuru irambuye, yari mu mwaka w'1944 ubwo intambara ya kabiri y'isi yari imaze imyaka igera kuri 4 ku isi yose, ndetse abayahudi icyo gihe abo mu Burayi bari bamaze imyaka bicwa, bafungwa, abandi bakorwa mu byabo uko bigiye biza cyangwa se uko bagiye bishakira, ndetse abandi bakajyanwa ahantu bicirwaga, ndetse aho bitaga mu nkambi z'abanazi. Rero nyuma yaho, nyuma y'umwaka cyangwa se mu 1944 nibwo abayahudi benshi cyane bagiye bicwa, nubwo bitari bitangiye icyo gihe, ahubwo byatangiye muri 39 kugeza ndetse muri 45, ndetse nubwo naho bitararangiriye aho ngaho, ndetse bigenda bikomeza, ariko ni icyo gihe kiri specific cyangwa se cy'umwihariko cyagiye kigaragazwa. Rero twihuse cyane muri aho bita mu karere k'amajyaruguru ya Romania, mu mudugudu muto witwa Saeti, naho hari hatuye umuryango w'umwana w'imyaka 15 witwaga Elie Wiesel, ndetse uwo Wiesel akaba yaratuye muri uwo mudugudu wa Saeti, ndetse akaba yarabanaga n'umuryango we, ndetse abantu benshi baza kumenya uwo mwana ku izina ryitwa Elie Wiesel. Ntabwo bakomeje kumwita Eliezer, ahubwo bamwise Elie Wiesel. Rero uwo mwana yari umwana ukunda Imana, ndetse bamutozaga amasomo yitwa Tora Arabi, ndetse akaba yari umwana wifuzaga kuzaba umwigisha w'amategeko y'Imana, ndetse wabanaga n'ababyeyi be, ariko yari umwana w'imico myiza wari warigishijwe gusenga cyane, ko n'ubundi abayahudi dukunze kuba tubazi ku bintu nk'ibyo ngibyo, ndetse abantu bo muri biriya bice bya Israeli ndetse n'ibice bituranye nka za Egypt, ndetse n'ahandi bagiye bazwi ku bintu bigiye byerekeranye no gusenga Imana ndetse n'amategeko. Rero we yari umwana mutoya wigaga muri Tora, cyangwa se wigaga ibintu bijyanye n'amategeko y'Imana, ndetse yumvaga azayigisha. Rero muri ubwo ubuzima bwe bwaje guhinduka, ndetse nubwo bari babaye mu buzima busanzwe ndetse bwuzuye ituze no kwemera cyangwa se yari umwana wo mu myemerere y'imbere, ariko ayo mahoro ndetse n'iyo mibanire y'iwabo yaje gusenyuka burundu ubwo ingabo z'Abadage zagezaga amaguru yazo muri ako gace ka Sayeti. Rero abayahudi batangiye gufungwa, ndetse bamwe batandukanywa n'imiryango barabarasa, ndetse abandi bakajya bapakira mu makamyo nk'abapakira ibintu bisanzwe. Ndetse umunsi umwe nibwo Elie n'umuryango we batawe muri yombi, cyangwa se bafashwe barabatwara babajyana mu rugendo runini cyane, bakora urugendo rutagira iherezo, ndetse bamaze iminsi myinshi mu modoka babapakiye nabo nk'uko n'abandi bose bapakiraga mu makamyo. Baza kugera ahantu babashyira, ndetse babajyanaga mu nkambi nyinshi cyane zitandukanye, aho biciraga abantu ndetse bakabagirira nabi. Rero bo babajyanye mu nkambi yitwa Auschwitz. Rero iyo nkambi ikaba yaragiye imenyekana cyane, inkambi yitwa Auschwitz-Birkenau. Rero akaba ari inkambi yagiye ikorerwamo ibintu byinshi bitandukanye, ndetse by'umwihariko kwica abantu, umubare munini w'abantu, ndetse bakabica mu buryo bw'agashinyaguro. Ndetse twaje tubona mu kiganiro cyahise uko
abantu bagiye babica ndetse bamwe bakabakorera ihohoterwa cyane cyane igitsina gore bakabasambaniriza mu ruhame ndetse bakabica inyuma y'ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi bukabije. Rero muri iyi nkambi ya Auschwitz n'ubundi niho byaberaga ibyo bintu by'urugomo, iyo nkambi niyo bajyanyemo iri n'umuryango. Rero nyuma yaho bamaze kuhagera ibintu byahindutse ibindi. Ako kanya rero babasezeranije ubuzima. Rero ababajyanye bo bababwiraga ko nta kibazo bazahaba, bameze neza cyangwa se ntacyo bazaba, ariko ibyo bakoraga byari bitandukanye n'ibyo bababwiraga. Rero uwo mwanya bakihagera bahise bafata abagabo n'abagore barabatandukanya. Ubwo nibwo Eli aheruka umubyeyi we w'umumama, ariko papa we babashyize mu ruhande rumwe. Rero batandukanije Eli na mama we ndetse na bashiki be. Yari afite bashiki be babiri ndetse abo bo babajyana mu cyumba babicisha imyotsi cyangwa se babicisha icyotsi cyinshi cyane. Uwo munsi ntabwo babashije kuwurenga. Uwo munsi rero wabaye mubi cyane, ndetse umunsi w'umwijima kuri uwo mwana witwa Eli w'imyaka 15 muri icyo gihe. Rero akaba ari cyo gihe yari aherukanye n'umubyeyi we w'umugore. Ubwo rero we yakomeje kugendana na papa wiwe ndetse ntibigeze bongera kubonana na mama we ukundi, ahubwo we yajyanye na papa we. Nyuma y'iminsi rero abasirikare b'Abadage barimo kubaza ibibazo uko bagendaga babarobanura, babazaga mbese ufite imyaka ingahe, cyangwa se bagendaga babaza abagabo imyaka bafite kugira ngo barebe cyangwa se bamenye ibyo barabakoresha. Rero muri ako kanya barimo bababaza ibibazo by'imyaka ndetse n'ukuntu bangana, bababaza imyirondoro yabo kugira ngo bagira ibyo babakoresha. Wenda tutaramenya cyangwa se turaza kuvugaho haciye umwana muto ariko wari ufite aho amakuru ku bintu biri kujya mbere. Aca inyuma abwira Eli, aramubwira ati rero wowe mbese uvuge ko ufite imyaka 18 naho papa wawe we abeshye ko afite imyaka 40. Nibwo batari buze kubagirira nabi, ahubwo byibuze bashobora kubarokora. None uyu munsi ntimupfe, ariko ntabwo twizeye iby'ejo. Icyakora mu bigerageze gutyo turaba tumenya ikiravamo. Nuko babigenza batyo, ndetse uwo munsi baza gucika urupfu. Uwo munsi ntibapfa kubera ko umwana w'imyaka 18 bamufataga bakamujyana mu mirimo ndetse kugeza ku myaka hafi 45 ndetse 40 cyangwa. Rero Eli yarokotse atyo uwo munsi, arokokana n'umubyeyi we w'umupapa. Uwo munsi ntiyaba agipfuye. Rero Auschwitz ntabwo yari ikiri nkambi gusa, ahubwo bahitaga machine of death cyangwa se imashini y'urupfu. Eli rero bamwambitse imyenda y'imbohe ndetse bamwogosha umusatsi, bamuha nimero aho kumwita izina, amazina yabo, ndetse n'abandi bose barahindura babaha amanimero, bambika imyambaro rero y'imbohe cyangwa se imyambaro y'amabara atandukanye yuko bagaragaza ko ari imbohe. Ndetse icyo gihe barabogosha, babamaraho umusatsi, babajyana ahandi hantu. Rero uwo munsi babafashe babagiriye ibyo babogoshe, ndetse umunsi babarobanuyemo nibwo umukuru cyangwa se umukuru wari uhagarariye abo bagizi ba nabi cyangwa se abo bantu barimo bakora ibyo bikorwa, niyo bamubwiye amagambo akomeye cyane, ndetse amagambo yamukomerekeje atarabashije kuva ku mutima we, ndetse kugera ubwo Eli yagirinze apfa akizirikana ayo magambo. Uwo muyobozi yamubwiye iki rero? Uwo mugabo yaramubwiye ati rero ntabwo muri abantu, ahubwo muri ibisimba. Ntabwo muri muryango, ahubwo muri ibisimba. Nta n'umuryango deja mufite, nta n'Imana mufite, nta cyizere mufite. Niba hari Imana mwibwira ko mufite, iyo niyo mukwiriye kubaza impamvu muri hano. Uwo ni umwe mu bayobozi bari bayoboye abandi bantu, cyangwa se wari watwaye, uri kugenda ubagirira nabi, cyangwa se ari ku ruhande rw'abanazi barimo bagenda bakora ibyo bikorwa bya jenoside yakorewe Abayahudi, iyo bise amazina atandukanye. Ndetse twebweho nk'uko tubizi ni jenoside yakorewe Abayahudi mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Rero buri munsi yabaga ari intambara yo kwihangana, ndetse intambara yo guhangana nanone gukora imirimo ikomeye iruhije, ndetse
mu by'ukuri inzara yabaga ikabije, kuko kubagaburira byo ntabwo byari ibintu batekerezaga, ahubwo babakanguraga no mu bukonje bukabije cyane, nimugoroba bakabajyana kureba abantu barashwe, ndetse bakajya no gukura abantu biciwe muri bya byumba by'ibyotsi byabaga biri mu nkambi, cyane cyane muri iyi nkambi ya Auschwitz. Rero buri munsi babakoreshaga iyo mirimo ndetse ikabije cyane, ubwo habaga harimo ibikorwa by'ubwicanyi budahagaze nabwo, ndetse abo bajyanye muri izo nkambi nta kindi babagiraga usibye kubica ndetse no kubakoresha imirimo y'uburetwa. Rero ubwo abadage batangiraga gutsindwa intambara, batangiye kwimura imbohe zo bakazijyana mu zindi nkambi. Rero Eli n'abandi bagabo cyangwa se n'abandi bantu bagombaga kuva muri iyo nkambi kugira ngo bimukire mu yindi nkambi, kubera ko ubwo abadage bari batangiye gutsindwa, nibwo bafashe umwanzuro wo kubimura. Rero Eli yari ari kwimukana n'abandi bagombaga gukora urugendo rurerure mu bukonje, ndetse mu bukonje bukabije cyane bw'itumba, mu gihe cy'itumba, ndetse baryamaga mu butaka butemba amaraso ndetse n'urubura bivangavanze, amaraso y'abantu bishwe ndetse n'urubura rw'ibihe by'ubukonje bikabije cyane. Abandi bagendaga bapfa urusorongo cyangwa se umunsi ku wundi muri urwo rugendo. Rero bari mu rugendo, urwo rugendo bari bararwise cyangwa se abantu bakoreshaga bari bararwise death march, cyangwa se urugendo rw'urupfu, cyangwa se ukwezi kwa gatatu k'urupfu, niko urwo rugendo rwitwaga. Rero urwo rugendo nirwo Eli yakoze, ndetse yagombaga kurukora nubwo amaraso yatembaga ndetse agatembana n'imivu y'urubura, ariko bagombaga kurukora kubera ko nta yandi mahitamo bari bafite. Rero bageze mu yindi nkambi, ubwo bari bavuye mu nkambi ya Auschwitz, ndetse bagombaga kujya mu nkambi ya Geriz, ndetse iyo nkambi ya Geriz nayo hari ahantu cyangwa se kari agace nk'uko n'ubundi wavuga uduce dutandukanye, nk'uko wavuga Gasyata, nk'uko wavuga Gaza, nk'uko wavuga Gikundamvura, nk'uko wavuga Gisa n'ahandi hantu. Rero babagejeje aho muri Geriz, rero hashize iminsi we bamujyana mu yindi nkambi yitwaga Buchenwald. Rero iyo inkambi ya Buchenwald yari inkambi bajyanyemo n'abandi bantu batandukanye, ndetse nayo yari isanzwe ikorerwamo ibikorwa by'ubwicanyi bukabije, hatavuyemo gufata abagore ku ngufu, ndetse bakabikorera mu ruhame, ndetse bakabikora mu buryo bo bishimisha, ariko barimo guhohotera abagore. Rero Eli yarasigaranye yarasigaye we ari kumwe n'undi muntu umwe wenyine, yari afite ari we mubyeyi wiwe, ari we papa we, niwe muntu yari asigaranye, ndetse niwe bari kumwe aho bonyine. Rero papa we nawe ntabwo yagize amahirwe yo gukomeza kubaho, ahubwo yari asigaye nawe arembye cyane, ndetse muri uko kurwara kwe yari arwaye indwara ikabije cyane, ndetse zifatanije n'umunaniro ndetse no kuribwa ndetse n'inzara ikabije cyane. Umunsi umwe rero nabwo ari nijoro, nibwo Eli yumvishe se amusaba amazi, ariko ntiyabona uko ayamuha, ndetse ntiyari kubishobora kubera ko nayo ntabwo yari kuboneka ayo mazi, ahubwo yarateraga ise yateraga induru bucece, asakuza cyane, ariko bucece kubera ko nta mwuka yari afite, ariko yumva ko yaba ari nk'umuntu ufite umwuka yari ubutaka bishoboka, ariko yateraga akaruru bucece ataka cyane. Ariko abanazi bamwumva ndetse bamwumvise muri ako kajwi gatoya, baramukubita kugeza abuze umwuka we wa nyuma, cyangwa se kugeza umwuka we umushizemo. Rero amaze gupfa, apfira mu biganza bye, ndetse apfira mu biganza by'umuhungu we Eli wari bari kumwe muri iyo nkambi. Rero Eli yabayeho, ariko agira ngo nawe ntabwo ari bukomeze kubaho, kuko nawe yari ameze nk'umaze gupfa umunsi ubwo yaboraga ise wari umufata umugongo, cyangwa se wari inkingi y'ubuzima bwe, nanone bwari busigaye kuko nawe yasaga n'utariwe. Rero si aho byarangiye gusa, ahubwo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kane mu 1945, ubwo Eli yari asigaranye, cyangwa se we yari asigaye nta buzima yifite, asigaranye
igihimba cy'amagufwa cyangwa se nawe wari umaze gushiramo imbaraga zose ndetse utakibasha guhagarara. Yagize gutya ingabo z'abanyamerika zaje azibohora Buchenwald cyangwa se iya nkambi yitwa Buchenwald, ndetse ntabwo we yishimye ahubwo yakomeje guceceka kubera ko nta kintu yari agifite kuvuga, ahubwo yararize. Ndetse nyuma y'ayo marira nibwo yaje kuvuga igisobanuro, aravuga ngo iyo ubonye abantu benshi bapfa bapfira mu maso yawe ureba, nta marira uba ugifite rwose, nta marira uba ugifite. Ni amagambo yavuze nyuma y'uko ibyo byose bibaye, avuga uburyo agahinda kari kamwuzuye, aribwo yanditse n'iki gitabo cy'iyi nkuru. Ndetse nyuma y'intambara ntabwo byaje kurangira eri ajyanye mu kigo cy'ivuriro ndetse baramuvura, aza kugira ubundi buzima gahoro gahoro bigenda biza, ndetse yaje kujya mu Bufaransa, nyuma akajyana none muri Amerika hashize imyaka 10 afata icyemezo yandika igitabo cy'ukuri yakise Night cyangwa se ijoro, avuga inkuru ye yuko yayibayemo cyangwa se uko yarokotse jenoside yakorewe abayahudi, ndetse avuga n'uburyo byamugoye cyangwa se n'uburyo we yarokotse, akaba yaravuye muri iyo jenoside ari muzima ahumeka, ndetse n'uko yarwanye no kutabura icyizere n'ubuzima, akaba yaragumye kugira icyizere nubwo bitari byoroshye. Rero icyo gitabo cyaciye ibintu ku isi yose, ndetse cyashyizwe mu indimi nyinshi cyane zirenga 30, ndetse cyatumye isi ibona ukuri kw'iyo jenoside yakorewe abayahudi cyangwa se jenoside yakorewe abayahudi. Rero mu mwaka w'1986 Elie Wiesel yahawe igihembo cya Nobel cyangwa se igihembo cy'amahoro kimwe cyitirirwa Nobel cyangwa se cyitiriwe Nobel. Rero akaba yaragihamwe mu 1986. Rero mu ijambo rye yavuze amagambo azahoraho, aribwo yavuze ngo mu magambo yaravuga ati iyo umuntu yicwa isi irora igaceceka, icyo ngicyo ntabwo ari icyaha cy'umuntu umwe, ahubwo ni icyaha ku bantu bose. Rero iyo umuntu yicwa cyangwa se agirirwa nabi cyangwa se agirirwa urugomo urwo ari rwo rwose, abamurora bakaryumaho cyangwa se bagaceceka, ntabwo icyo cyaha aba ari icy'umuntu wakoze by'umwihariko cyangwa amennye amaraso cyangwa wakoze amaraso, ahubwo aba ari icyaha cy'abantu bose muri rusange. Rero yaje gupfa mu 1900, yaje gupfa yaje gupfa muri 2016, ndetse yari afite imyaka 87. Yaje gupfa afite imyaka 87, ariko ntabwo yapfuye burundu, ahubwo amagambo ye aracyariho cyangwa se n'impuguro yagiye atanga ziracyariho. Niyo mpamvu rero uyu munsi turimo kuvuga tuti ntabwo bizongera cyangwa se ntibizongere guceceka imbere y'akarengane. Kandi nanone nk'uko dufite ingero nyinshi z'abantu bagiye batugira inama z'ibintu cyangwa se z'akarengane, jenoside zigiye zitandukanye zagiye ziba, dufite abantu bagiye bagira ubuhamya bugiye butandukanye ku mateka agiye atandukanye, ndetse n'ahacu kugira ngo natwe turwane intambara yo kuba abanyakuri, ndetse kugira ngo twirinde kandi turinde isi yose muri rusange kuba yakomeza guhura n'ibibazo bitandukanye. N'ahanjye rero nahawe kugira ngo tube mu isi twifuza kandi tube abanyakuri mu gihe gikwiriye. Nitwa Eddie Rwanda, ndabashimiye mwari kuri Eddie Rwanda. Twarimo tureba inkuru y'umugabo cyangwa se umwana w'imyaka 15, ubwo yari afite imyaka 15, uwo bita Elie Wiesel cyangwa se Elie Wiesel, warokotse jenoside yakorewe abayahudi mu 1944, nubwo atari bwo yatangiye, ahubwo yatangiye mbere yaho ndetse ikarangira nyuma yaho. Twarimo tureba inkuru ye irambuye kugira ngo tumenye ibyo inkuru itubwira, maze natwe tugire ibyo tuyigiraho. Rero icyo ukuye muri iyi nkuru nahawe kugira ngo ukibyaze umusaruro, kandi nahawe kugira ngo urinde ubuzima bw'abantu ndetse n'ubuzima bwawe muri rusange, kugira ngo umunsi kundi isi irusheho kuba nziza. Ndabakunda. Hasta la vista.